Turanezerewe nshuti za CabugufiMission mbahaye ikaze kuri ibiganiro ushobora gusanga no kuri page ya Facebook wandika CabugufiMission-org cyangwa se ukatwandikira uciye kuri email yacu aho wandika Uwabakurikiza 11@gmail.com cyangwa se ukandika CabugufiMission-CM@gmail.com. Ushobora kutwandikira kuri nimero guteranya 250 Ibigano kandi biboneka no kuri Google search aho wandika CabugufiMission ugatubona ivyo bigano byose tuba twagiye dushyiraho kuva twatangira ikiganiro cyacu cyo kuri CabugufiMission. Ndagira ngo rero twinjire mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi wa none, tuganire kuvyo Imana yateganije kutuganirizaho, kandi ndazi neza yuko Uhoraho Imana akomeza kutugira neza no kutwambika imbaraga no kudushoboza. Nizeye ko rero umaze iminsi uhezagirwa cyangwa se unezezwa n'ibiganiro tumaze iminsi dutambutsa. Nizere ko rero byagufashije, nizere ko byakunyuze, nizere ko wabibayemo neza kandi ko wagiye ubona igisubizo kibibazo wibazaga. Ndagira ngo rero nkuko bwashize twari twaganiriye ku ijambo ry'Imana, twavugaga kubijyanye na Dani na Shadraka na Meshaki na Abednego, ariko mbabwira ko nzababwira amazina y'aba bantu, yuko ayo mazina bari barabise ntabwo yari amazina yabo bwite, ahubwo yarandi mazina bari barabahimbye kugira ngo aho barageze i Babuloni batazashobora gusubira mu gihugu kiwabo. Kuko burya akenshi iyo abantu babatwaraga bavanye mu gihugu kiwabo babahinduraga amazina kugira ngo hatazagira abantu bazaza bakabamenya cyangwa se bakavuga ati ababibunaka turabazi kuko tuzi amazina yabo. Nabo rero babahinduriye amazina, ariko harimo abantu bambajimgiye bati hangaho ushobora kuba waduhenze, ushobora kuba watubeshye, ariko ndagira ngo noho mbabwire biciye mu muco mwiza cyangwa se biciye mu kuri. Ndagira ngo usome igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, no dushaka ngo dusome igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cyaho cya mbere kuri ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 8, kuko akeshi kujya impaka n'abantu ntabwo ari byiza cyane, sinabikunda. Ahubwo mbashaka ngo ugiye impaka wese simusubize bijyanye n'ibitekerezo, ahubwo musubize bigendeye ku ijambo ry'Imana ryanditse, kuko burya iby'umwuka bigomba gusubizwa bikoreshejwe umwuka, naho iby'umubiri bigasubizwa bikoreshejwe umubiri. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 7 umurongo waho wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko dushaka duhe no ku murongo wa 6 turebe. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Daniyeli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshake, na Azariya amwita Abednego. Imana yacu ituganze cyane. Ndagira ngo ahantu tuhasubiye dore ku murongo wa 7. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Abo yahimbaga amazina ni bande? Ni babandi twavugaga Saduraka na Meshaki na Abednego. Ariko abo bantu ba Saduraka na Meshaki na Abednego ubusazwe mbere barimo Daniyeli, Hananiya, Mishayeli na Azariya, niko bitwaga, niyo mazina yabo bwite, niko bari barabise bakimara kuvuka, batwawe ubunyago, bitwa Daniyeli, Hananiya, Mishayeli na Azariya, niyo mazina yabo. Ariko noneho mbageze i Babuloni bahindurirwa amazina. Daniyeli bamwita Beluteshazari, na Hananiya bamwita Saduraka, Mishayeli bamwita Meshake, na Azariya bamwita Abednego. Murumva neza yuko rero amazina yabo bwa mbere ntabwo ariyo bagendeyeho, ahubwo bageze aho ngaho muri icyo gihugu
barabahindurira amazina bitewe nuko hari cyo bashakaga. Birashoboka ko rero aya mazina nayo yari afite ikindi kintu nayo ashaka kuvuga bashingiye ku byo bizeraga by'iwabo, kuko ntabwo bagombaga kuvuga izina batagendeye ku byo bizeraga aho ngaho iwabo. Nitubona umwanya mwiza turi kwiga ku kino gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibyo byose tuzabireba. Ndabizi neza yuko Uhoraho azadushoboza, akazabaho igihe kimwe Imana izadutunganiriza tukazagira ku kino gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Ndagira ngo rero uwambajije watekerezaga ko ibyo bintu abaza atese amazina nibyo ni uko nguko bimeze, ndagira ngo rero tuze kwinjira mu cyigisho cyacu cya kabiri, ariko usobanukiwe neza yuko aba bana cyangwa se aba bana b'Abayuda ntabwo bigeze bahinyuka, babaye abakristo, babaye abantu batuye mu Mana by'ukuri, ntibigeze bishushanya, ahubwo baremeye baguma mu Mana, baca bugufi kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Birakwiye ko rero abantu b'iki gihe nabo bahinduka bakamera nk'aba bantu, bagaca bugufi kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nubwo babataye ahantu hakomeye, bakabahereza intare, bakabata mu tanura ryaka umuriro, ariko ntibigeze bahinyuka. Imacu ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Mbaye ikaze rero mu gice cya kabiri cya kino kiganiro cyacu, aho twatanye inyigisho uvuga ngo umuturage wo mu mwuka n'impunzi yo mu mwuka. Ndagira ngo rero mbabwire abo twita inzererezi zo muri Mpwemu cyangwa se zo mu mwuka wera, inzererezi zo muri Mpwemu Wera cyangwa se inzererezi zo mu mwuka wera. Inzererezi zo mu mwuka wera ni za mpunzi twababwiraga, ni za mpunzi zo mu mwuka wera. Usanga harimo abantu batakicara hamwe, kandi burya yuhuye n'umuntu wazerereye ariko akazerera apfiriye mu byo yita ngo umwuka wera, bene abo bantu kubagorora biragorana. Muri iyi minsi ishengero rikujya rirwana n'abo bantu, ishengero rikujya rigira ibibazo, ugasanga itorero, abapastoro, abakozi b'Imana, abakozi abayoboye ibyumba, abayoboye bagize ibibazo byo guhura n'abo bantu bayerera cyangwa se bayerereye muri Mpwemu. Usanga bazerera baticaye hamwe. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 19 ku murongo wa 11. Ndagira ngo turageza ku murongo wa 13, ariko ndagira ngo dusome mu izina rya Yesu Kristo umwami mukiza wacu. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we, bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni, ziti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Imacu ituganze cyane. Abangaba mwibuke neza, Pawulo amaze guhinduka yakoze umurimo w'Imana, yaragiye mu gihugu, yagiye muri Efeso. Ageze muri Efeso atangira gukora imirimo y'Imana, asenga Imana, ndetse abantu barizeraga bagafata ku bitambaro bivuye kuri Pawulo yari yambaye cyangwa se yari afite, bakabikira abarwayi byonyine bagahita bakira. Bumve ko ubwo yari afite izindi mbaraga zikomeye, zani imbaraga ze hejuru. Bazaho abantu bafata ibitambaro, bagafata imyenda ivuye ku mubiri wa Pawulo cyangwa se bakoresheje ku mubiri wa Pawulo, ariko waba wizeye ya myenda bayikurambikaho cyangwa se bayirambika kuri uwo murwayi agahita akira. Kumva ko byari ibintu bikomeye cyane, harimo imbaraga zidasanzwe, harimo ubushobozi bw'Imana budasanzwe. Ariko ngo hari inzererezi zimwe zaje kujya zigana, zari inzererezi zo mu Buyuda, kandi murazi ko
abayuda bari ubwoko bwari bwaratoranijwe, ubwoko bwari bwizewe. Bishatse kuvuga ngo harimo n'inzererezi zo mu bakristo, ugasanga umuntu araho ngaho yita umukristo, ariko mu by'ukuri ibiranga umukristo wuzuye cyangwa se ibiranga umunyamwuka ugasanga ntabyo afite. Hanyuma noneho aba nabo baraje barigana, bakajya basengera abantu bavuga ngo mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga, ntabwo ari izina rya Yesu Kristo bo bizeye, ahubwo uwo nguwo Pawulo avuga. Ariko hari cyaje guhinduka. Iyo usomye ku murongo wa 15, wa 16 na 17, abadayimoni baje gutera umuntu umwe, aragiraho aza kubafatira, basimbukira, arabaniga, arabakubita, arabarwanya, bitewe yuko bari biyitiriye izina rya Yesu kandi ari inzererezi. Birashoboka ko rero mwene abo bantu bakuru umurimo bo buzererezi byanga bikunda bajya bagira ingaruka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo shuti yanjye, mwirinde inzererezi, kuko harimo abantu bagenda bazerera mu murimo w'Imana, ugasanga mu byumba buzuye, mugasanga mwene mugabo bashaka guhanura, bashaka ngabo bashaka kwerekwa, ndetse bakigira intangaruhire, bakavuga ibintu by'ibitangaza cyane kandi bidashobora kubaho, bakavuga amasezerano. Bagiye bica abantu, ugasanga bafite amasezerano yamaze imyaka n'imyaniko, ariko wajya kumva kuvuga ngo Imana imbabariye, kwibaza ku masezerano, amasezerano natinze, bamwe bagashaka kuyavamo ku mpamvu, bamwe bakareka Imana, bitewe yuko bagumye muri bya bintu, bahuye n'inzererezi zo mu mwuka, cyangwa se ugasanga bari kugenda babeshya abantu, bababwira ibitashoboka. Izo nzererezi rero ziro. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo shuti uteze amatwi iki jambo ry'Imana, ndakubwira ngo Imana ikwiriye kukwegera cyane, ukamenya neza yuko hari umuturage wo mu mwuka ndetse n'impunzi yo mu mwuka, bityo ukirinda cyane kugira ngo ubwo Yesu azagaruka azasange ukiranutse. Ndagira ngo rero nsoreza hanga iki kiganiro cy'umunsi, ariko tubwira ko tuzasubira ku munsi wo masengesho, amasengesho wa gatandatu. Ndi wabishatse, ndi wabana namwe, abashyikire kandi abambika imbaraga kandi abashoboze muri byose. Nzi neza yuko kandi abagira neza, kandi ushoboye kuduha ubuhamya watwandikira cyangwa se ukatwohereza ijwi kuri za nimero twababwiye, asigaye tukazatanga ubwo buhamya bw'ibyo Imana yagukoreye. Ndi wabana namwe, abashyikire, nakagaruka. Shalomo shalomo. Imana ibashyikire muri byose kandi ibayobore mu byo mukora byose. Amen.